Namakuru abantu benshi cyane bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye nyuma yuko Uwinkeza Pamella yongera kugaragara mu rugo kwa The Ben. Ubwo benshi nyine barakomeza kugenda bareba amafoto akomeza kugenda agaragazwa mu by'ukuri uwitwa The Ben ari kumwe n'umugore we bishimye. Ubwo nyine baba haters bakomeza kugenda bakora ibiganiro mparabitsi ku rugo rwa The Ben, ukabona ko nyine barakomeza kugenda bakorwa n'isoni. Uwitwa The Ben aherutse kwisobanura agaragaza ko mu by'ukuri Uwinkeza Pamella umugore we yaraherutse mu Bubiligi ku mpamvu z'akazi nyine gushaka umugati. Ndagira ngo nyine murabizi uwitwa Pamella ni umuntu ushabika cyane. Ubwo benshi nyine bamubona ari mu bihugu by'amahanga bakavuga uti byanga byakunda tandukanye n'umugabo we. Ukabona nyine benshi barakomeza kugenda bakomantinga kuri iyo ngingo kuwitwa The Ben na Pamella bamaze kuba batandukana. Ariko The Ben akabireba nyine akituriza. Burya hari ibintu bikubaho bikaba byiza nyine uramutse wicecekeye. Ndagira ngo kuba icyamamare mw'abantu mwe ntabwo byoroshye. Hari byo ngiye kukubwira ahangaha uraza gutungurwa cyane kuri The Ben ndetse na madamu we. Ubwo nyine umufasha wa The Ben ndetse n'umwana wabo bameze neza cyane. N'abantu nyine bameze neza cyane mu rugo rwabo baratuje. Nimbikubwira uze kubyumva gutyo kuko hari amakuru naje kuba nikurira mu rugo kwa The Ben. Ubwo nyine n'ubwino ngiye kwambageza ni inkuru y'ubwino nimbikubwira uze kubyumva. Mu rugo kwa The Ben ninkubwira ngo ni hamwe mu hantu hari ibyishimo uze kubyumva gutyo. Ubwo nyine benshi bakomeza kugenda ba breakinga amakuru ariko nyine badafitiye fact. Ukabona nyine ibintu bavuga ntabwo ari ibintu bifututse, n'ibintu bavuga rimwe na rimwe ntabwo babizi. Ariko njye nimbabwira ngo amwe mu makuru nikuriye mu rugo kwa The Ben yizewe nuko Uwinkeza Pamella ndetse na Mugisha Benjamin na Runa wabo bameze neza cyane. N'abantu bameze neza nimbikubwira uze kubyumva gutyo. Kuko nureba ubuzima babayemo uraza kubona ko ari ubuzima nyine ni muri Eden kabisa. Ninkubwira ngo ni muri Eden uze kubyumva. Pamella arishimye n'umwana we bari ndetse nkubwiye ko nyuma y'iminsi mike ushobora kumva amakuru avuga ko uwitwa Pamella ashobora kwibaruka undi mwana uze kubyumva gutyo. Nimbivuga gutya ngo uwitwa Pamella ashobora kwibaruka undi mwana nuze kumva ko nyine ngo inda yabaye nkuruhoya. Amakuru nkura mu rugo kwa The Ben arambwira ko witwa Uwinkeza Pamella ngo ashobora kwa mbyukuri ratewe indi nta ariko nyine ngo ikaba ikiri nto. Ubwo ibyo nabyo turaza kuba tubirebaho. Ariko uwitwa Mugisha Benjamin ndetse n'Uwinkeza Pamella mu by'ukuri nyine urabona ko ari abantu bafite byinshi. N'abantu nyine babayeho muri paradizo nimbikubwira uze ko byumva. Umwana wabo Runa nawe ameze ninkubwira ngo ni inkuru y'ubwino uze kubyumva gutyo. Ariko rero nituzajya dukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire. Uwitwa The Ben na Pamella barashinjwa amakuru ndetse ukabona ko ari amakuru batakagombye kuba bari kugaragaramo, dore ko ari nacyo cyatumye nyine benshi bakomeza kugenda babikorera ku mbuga nkoranyambaga. Ukabona nyine uruhare runini rwatanzwe n'uwitwa The Ben ndetse abifashijwemo n'umufasha we. Ukabona nyine benshi baravuga uti The Ben nawe wakoze amakosa. Ntabwo ngewe nje ahangaha kugira ngo ngaragaze ko The Ben ari innocent. Oya, ngewe ndaje mbagezeho breaking news ndi gukura mu rugo kwa The Ben. Uwinkeza Pamella aratwite ndetse mu minsi mike ashobora kwibaruka umwana. Ngo The Ben abona agiye gusohora indirimbo abone abafana be barakonje cyangwa se nyine ntabwo bari kumukunda. Ategure prank ikomeye cyane yo kuvuga uti reka umugore wanjye ngaragaze breaking ivuga ko twatandukanye. Ndagira ngo ushobora kubona amakuru rimwe na rimwe anyura ku mbuga nkoranyambaga ukibaza uko bigenda, ariko n'ubundi navuga ko witwa The Ben mu by'ukuri afitemo uruhare runini cyane kugira ngo azacuruze indirimbo ye. The Ben mu minsi mike amakuru mfite maranye nk'ukwezi nuko afite igihangano gishya cyangwa se afite indirimbo bita Inshallah igiye kuba isoka muri uku kwezi kwa munani. Ariko ubwo nyine benshi ndagira ngo aya makuru muyamenye vuba. Ariko nyine ni indirimbo mu by'ukuri rimaze igihe iri gutegurwa kugira ngo mu by'ukuri azayisohore muri uku kwezi kwa munani. Ariko nyine ukabona Mugisha Benjamin ibintu yakoreye madamu we ntabwo ari byo. Kuko benshi ninkubwira ngo ku mbuga nkoranyambaga bateye utwatsi uyu munyarwandakazi bavuga uti ni indaya, bavuga uti ntabwo ashobotse ibintu akorera Runa Imana. Urebye imivumo uyu mwana w'umukobwa hawe muri uku kwezi yakabaye kwa mu by'ukuri murimbura yaba imigambi y'abana b'abantu ariyo igeno ryacu rya nyuma.
ubwo nimbikubwira uze kubyumva gutyo hari ukuntu nyine mba ngira ngo ngende ninjira mu mwandiko gake gake kugira ngo tubreakinge inkuru mu by'ukuri zidafite ikiziriti. Ubwo ndagira ngo nze kuba ntanga ingingo ku yindi bitewe n'inkuru y'ubwino ndi kwikurira mu gipangu mu rugo kwa The Ben. Ubwo nyine nimbikubwira uze kubyumva ko n'amakuru ari kuva mu rugo kwa The Ben akomeza kugenda agaragaza, ndetse ndavuga ko ngiye kuba nibanda ku bintu bigira kuri bitatu. Tugiye kurira mu by'ukuri ese uwitwa The Ben n'uwitwa Pamella nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko batandukanye n'ibyo cyangwa si byo. Empresa icyo turaza kuba tukirebaho. Ese ibivugwa ko uwitwa The Ben yafashe umugore we akamushora muri showbiz mu by'ukuri kugira ngo nyine avugwe indirimbo inshallah izagire views nyinshi, nabyo turaza kuba tubivugaho. Ariko amakuru akomeza kugenda abigitangaza navuga ko ari meza cyane nuko ngo uwitwa The Ben uyu mwaka mu by'ukuri ngo bishobora no kuba byumvikana ko mu kwezi kwa kane kwa 2027 uwitwa The Ben ashobora kuba azaba afite undi Runa wa kabiri cyangwa se nyine azaba afite undi mwana wa kabiri. Ubwo nimbikubwira gutyo uze kubyumva kubera ko na makuru mfite fact na makuru mu by'ukuri nge mfite ibimenyetso. Kugeza kuri aka kanya ibivugwa ko The Ben na Pamella batandukanye ntabwo ari byo. Ahangaha aya makuru hito yanyuzamo agakubo umenye ko ibyakozwe byose byari ukugira ngo batwikire indirimbo bita inshallah. Ubwo ibyo ngibyo ndaza kuba mbisimbuka nitse ku kintu kivuga ko uwitwa The Ben ndetse muri uku kwezi kwa munani nyuma yo gusohora indirimbo agiye kugaragaza gutwita k'umugore we. Ibi ngibi nyine mabwiye mu byumve gutyo, ariko uyu mwana w'umukobwa aratutswe mw'abantu mwe nimbikubwira uze kubyumva. Ndagira ngo nawe urabizi nimba ukurikira imbuga nkoranyambaga wabonye uw'inkeza Pamella ukuntu yatutswe, nanjye narabirebaga nkavuga utuyu Inda nyine narebaga ukuntu mu by'ukuri yataye umwana, nyine nareba ukuntu breaking zikomeza kugenda zikorwa nkavuga uti nimba ari byo koko Pamella ibintu yakoze ntabwo ari by'i Rwanda. Ukabona ababyeyi benshi baramutukaga bakavuga uti Inda nyine babona n'ukuntu akomeza kugenda agaragaza behavior ze n'ukuntu yitwa bakavuga uti byanga byakunda uyu mwana w'umukobwa nyine ni igikuke, bakavuga uti Pamella ni igikuke. Ariko ibi byose ukabona nyine rero kwitangira umugabo we kugira ngo indirimbo nyine urabizi ko batunzwe n'indirimbo kugira ngo indirimbo zabo zizakundwe cyangwa se indirimbo bita inshallah nisohoka mu by'ukuri izarebwe n'abantu batari bake. Ubwo ibyo byose ni byatumye uwitwa Pamella aza kuba tukwa ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bikaza kuba binatuma Benjamin abantu benshi cyane bakomeza kugenda bamugaragaza nka innocent bitewe nuko byagaragaye ko nyine bakitinze Pamella yagiye ariko The Ben ari we wasigaranye umwana, ndetse bakomeza kugenda bagaragaza ibimenyetso bya Gatanya. Ukabona ko uko bakomeje kugenda bagaragaza izi reaction benshi nyine bakomezaga kugenda bagaragaza ko Pamella ari kirumbo. Ndagira ngo benshi mwabonye ibyo ndagira ngo si ibintu nyine nza kubansubiramo muraza kunyemera mu by'ukuri ni inkuru zimaze iminsi zivugwa sinza kuba nongera kuzivugaho. Kuko nubundi ikigaragara cyo nkuko nabikubwiye iyi nkuru ivuga ko uwitwa The Ben na Pamella batabanye neza cyangwa se batse Gatanya hita unyuzamo akaronko kagakubo. Iyi nkuru yise mu bwonko bwawe wumve ko uwitwa The Ben ndetse n'uwitwa Pamella n'umwana wabo Runa n'abakozi babo ndetse n'iyindi team management bose bameze neza uze kubyumva. Ariko The Ben nubwo bimeze gutya benshi batangiye kumuhindukirira bavuga uti The Ben ibintu ukora wowe mu mutwe wumva bimeze gute? Gufata umuryango wawe ukawuzana mu bintu nk'ibi ngibi by'amabyi ukavuga uti nyine ibi ngibi ni ibikiri kwisurira. Burya hari igihe umuntu nyine akora ibintu azinga ari gutwikira indi ariko bikazarangira nyine bibaye impamo. Ndagira ngo ibyo murabizi ukinisha kurya ukabihagiramo ni ibintu muzi cyane. Ubwo uyu mwana w'umukobwa ndetse n'uyu musore The Ben bongeye kugaragara mu rugo bishimye, ndetse ubona ko banakoze ikirori nyuma yo gusanga uwitwa Pamella afite inda. Ubwo nyine ninkubwira ngo uwitwa The Ben ari mu byishimo biteye ubwoba uze kubyumva. Nyuma yuko benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti uwitwa Mugisha Benjamin Nyarugenge afite agahinda kenda kumusatura umutima, nyine afite agahinda ka Titi Brown. Nyine ni impamvu mvuze ngo Titi Brown ndagira ngo ibyamubayeho murabizi. Ejo uwitwa Nyambo yaje kwa mu by'ukuri asezerana imbere y'Imana n'abantu. Titi Brown nyine biza kurangira mu by'ukuri agize agahinda.
baravugaga ngo uwitwa The Ben na Titi Brown mu Rwanda nibo bafitaga nyine kubura umukunzi cyangwa umugore, urabyumva uko bimera. Ariko ndagira ngo inkuru ya Titi Brown tuzaba tuyigarukaho mu bwino bw'ubutaha. Uyu munsi uwitwa Pamella bakaba bakoze ikirori mu by'ukuri cyo kwishimira ko The Ben agiye kubyara umwana wa kabiri. Ndagira ngo nyine ni ibintu byakomeza kugenda bigaragara ko biryoshye, ndetse benshi mu bakunzi ba The Ben na Pamella bakomeza kugenda bishimira. Muraza kunyemera mbashimire.